pesije bamwita umutoza akunaga wa mbere kwisi kwambere kwisi nabyo telefone nibeshya mbabare sorry nibeshya anga ndakotoye mu mbabare kandi uko turabiremewe nako nago bye mbabare sabye mbabazi ariko rusene kana mbere yambere kwisi ndi mu biki Ariteta na rusene kana mutoza mwiza kwisi aho mufite Champions League ariko ndagiye kubana ikibazo uratwariya zahabu kabanye sawa kabisa Paris Saint-Germain ku mukino wa nyuma Bayern Munich iri karakasi kayikubita igitego karayihorera karayidefanda kagabo kitwa Luis Enrique kubwa amahirwe ariko itagara kibona byasi n'amazi yamaze kurenga inkombe Bayern Munich reka inaniye gusezerera ikipe ya Paris Saint-Germain mu rugo umukino wanjye banganyije igitego kimwe kuri kimwe niko tuganire finale ya Champions League izaba tariki 30 z'uku kwezi turimo Arsenal na Paris Saint-Germain Budapest ni pro mukunzi wa Arsenal wifuzaga iyihe kipe hagati ya Barcelona nako ya Paris Saint-Germain na Bayern Munich ndabizi benshi ugiye ngo Paris Saint-Germain kuko yahagezeho yako yifuzaga mbere y'umukino nibyo ndi kukubaza umukino wabona uzagenda gute duhama kirero aba Parisien Paris Saint-Germain ni kipe rwose bamwe babangida ko abandi urana ko igarutse final Champions League kuntura ya kabiri ikurikiranya ese n'ubwiza bwa championnat y'Abafaransa cyangwa n'ubwiza bw'umutoza wa Paris Saint-Germain na projet nziza Paris Saint-Germain yakoze uyu mugaso rero baragera mu mwiruka gahunda zimeze hanyuma se ko muri kuntega iminsi ngo muri kuntega iminsi ngo mwarakoze ngo kwitabira ngo byari ngo birangire ahangaha ngo muzarya ngo bingaye ngo muzatsindwa bingaye ngo Paris Saint-Germain izabica izatwica ahangaha tugeze mwe matugejeje mwagarukiye mwebwe ntabwo mwese mwagiye gutya ku murongo nta n'umwe wasize undi ko muri kuntega iminsi mumbwira ngo utuntu tugambo ntazo twari murantega iminsi mu biki Paris Saint-Germain tuzakina twebwe tuzakina uyu ukomeye utsinda abakomeye nyine ngo mwita ko bakomeye Juru Jesu rukuza umbwira rero ngo muratashye ngo basi mwe mu cyana ngo na bani ngo byibura ngo byari kubuzaborohera kakanya ngo nibazo byawe ndeke ngende finale nzakira na Paris Saint-Germain irakinika tuzakina winkanga kugira kunkanga wowe Paris Saint-Germain tuzakira ntimudukange bro ntimudukange ngo pari wewe naga ari byiza ibyo Massive Champions League massive Paris Saint-Germain ku mukino wa nyuma Budapest ku itariki 30 irakina ikipe ya Arsenal iyi finali magasukari at least umuntu azicara atari nka bya bindi ariko amakipe bari meze ko n'abafanagira kuje twaje Paris Saint-Germain na Inter demira umvaga burama kantu Real Barca Manchester City Arsenal Chelsea Liverpool nyine kumva ya kipe nyine ifite abafana benshi ariko Arsenal mu Rwanda ndavuga ibyo mu Rwanda iri hagije ifite abafana benshi cyo nshaka kubaza niyo mwashaka Paris Saint-Germain ko nabonye no kudefanda bibaye ngombwa ko nabonye yikaze bati ntago kijyamo igafata umuntu bita Munyakolombia yambeshye uyu munsi ngo Nyakolombia wa Gicumbi mugumane bya Bundesliga yakoraga biriya birasanzwe Olise bantu mwatangiye kumujyango na Lamine Yamal birahombye ikipe ya Paris Saint-Germain na Arsenal iyi finali zaba ari massive pe Budapest 2004 Arsenal yabaye nziza mu rugo irarenza Premier League nabashimira bahiye igikombe cya zabo batwaye badatsinzwe ariko kuri niveau européen ntabwo 2004 bari beza 2006 nabonye bafata ifoto hari ifoto bafashe 2004 bayigeranye n'iy'ubu ngubu 2004 ngo harimo abasore bakomeye yego 2006 Arsenal muri championnat ntibyari byiza Champions League bagera ku mukino wa nyuma niho heza bari bageze muri Champions League uyu munsi Arsenal yagaragaje balance yo gukora kuri buri kimwe gwera ku munsi wa mbere kugera kuri uyu munsi turiho uratopinze muri Premier League babivanga no gutopinga muri Champions League for the first time Arsenal nibwo ikoze ibi bintu nge mbona ko Mikel Arteta yubatse ikipe iyi generation ye irabura imikino mike igakora double kuri ngewe yaba ari season nziza amateka Arsenal Thierry rero aho mbihuriza nta ikindi gihe kubaho reka nta kindi gihe sije bikari bagitwara reka ko nta kintu kikwinjiriye aho ngaho cyane umuntu witwa Thierry yavuze ngo twe turi invisibles twatwaye Premier League tudatsinzwe ariko ababaza unforgettables cyane abo bahungu ni babikora Champions League no mukino umwe championnat ni imikino itatu basigaje imikino 4 urumva Pablo cyane basigaje imikino 4 bagira amazina atazibagirana amateka ya Arsenal cyane so nanjye ndi kumwe na Thierry Arsenal yiseze ishaka kuba ariyo campaign nziza bazaba bagize mu buzima bwabo amagambo ya Thierry nge nanjye yantunguye urumva
ariko urebye uburyo yabivuzemo urakumva n'amagambo Antoine akoresha bisobanura biragaragaza bice bifuzaga kugeraho n'abari ko batagezeho twari beza mu rugo turamaximiza cyane sibyo tunakorana byinshi byiza cyane attention gutwara Premier League Championnat udatsinzwe imikino hafi 40 muri saison 38 muri modern era udatsinzwe ni ikintu kidasanzwe urakumva ariko hanze outside y'Ubwongereza yego ntago uwo mwaka twabaye beza na nyuma yaho yewe igikombe twarahiwe cya Champions League yego sibyo gukora ikintu mu mateka ro kitaba mu mateka club akaro gikoze bwa mbere mu mateka ugatwara igikombe niyo mpamvu rege ikipe Paris Saint-Germain Luis Enrique azamunda sango cyane arani pare cyane ni campaign yabahaye ziriga batari bafite cyane nicyo kintu cya mbere peje yifuzaga mu mateka yayo yaho ibindi byose byibuka abandi bose nibibuka kandi bibahereza ku mazina asanzwe ariwe haraciye amazina akomeye cyane naravuga ati rero icyo kintu wabakoze kitigeze cyo mu mateka club mu yandi magambo ntago cyazigira kibagira ngo y'abakunzi b'ikipe ati nayo mpamvu nanjye nahita mvuga ni baramutse bagitwaye nanjye nabita abatazibagirana exactly kandi uko logic naho ngaho rwose ni kintu cyumvikana niyo level y'abahungu be bariho uwitwa Wesley Sneijder rero nawe wese yunga murye ariko Sneijder umuhorane cyane wageranye n'abarani finera demiri na très bon inter Wesley Sneijder we nahoze mbona utarebwa ijisho ryiza cyane n'abafana ba Arsenal uko yaramaze iminsi cyane yibaga yikasa nabi cyane mu buryo buteye ubwoba yego we yavuze ngo kugera kuri final Champions League ufite ikipe ngo ni bidasanzwe we mbere na mbere arabona yuko ikipe Arsenal ifite uri kumva yego n'umutoza afite twa Mikel Arteta kugira ku mukino wa nyuma first of all ubwabyo na achievement ikomeye ni igitangaza uri kumva ati bamutse banayitwaye Champions League Mikel Arteta akwiye stati kuri Emirates nibyo ni ewan uwo ni Wesley Sneijder iyi season ntabwo isanzwe kuri Arsenal ibya stati bya ni abantu badakomeza ariko stati ejo ntabwo nayivuzeho yemba nkubwiye narakubwiye ni ejo umuko nabivuze na Pablo byumvi Arsenal uyu munsi hanze y'Emirates bafite stati 6 z'abanyabigwi beza baranze amateka ya Arsenal ejo nabwiye ba Franklin niba ari umuntu wazabo wa karindwi yaba ari Arteta kuruta abandi bantu bose atwaye ko niwe mama hirwe menshi azabura wa karindwi ariko bro mureke tureke gukereza ikintu gikomeye buriya gukora ikintu gikorwa n'abandi bantu ntabwo ari ibintu bisanzwe cyo ntabwo cyo gisanzwe ntabwo biza ngo bigende gutyo abari kashi ikomeye cyane turi kuvuga Mikel Arteta namo kava mu ikipe ya Arsenal abandi batoza igihumbi barenga bazanyura aho ngaho wenda bazatwara Champions League bazayitwara ko basanze Mikel Arteta wa mbere kongera kubyo yashyize hamwe bazaza bongera kuzina Champions League zizaba zisanze iya Mikel Arteta mu gihe cyose ninde atwaye ya mbere ni nko kuvuga ngo Enrique yazibagira ni Paris ntabwo bibaho ntibikunda ariko bro umuntu wabakijije Marseille kuvuga ngo bazamwibagirwa ntabwo bibaho ntabwo bishoboka ni ibintu bidasanzwe uri kumva ugurumva ko rero abenshi bakora wenda declaration cyangwa se statement nk'ayo ngayo akomeye ku ruhande rumwe wayumva uri kumva nanone bikaba n'ikintu cyitwa extra motivation cyane kuri no groupe n'umutoza wabo turi kujyana nanone turavuga umukino umwe yego ntabwo ari season ntabwo ari ikintu umukino ni finale mu mukino umwe uwutsinda wandika ayo mateka atiyera kwifuriza yuko akitwa bacimwe yonyine sibyo wandika ayo mateka aho ba Sneijder bifuza yuko nawe waherebwamo agaciro nyine ikasanga ni ibintu byinshi ABC na group bayo irabyifuza kuko hari abazari zagiye zikomanga bakavuga oya Arsenal tuyifitiye umwenda cyane ni iminota 90 rero yo kwishyura Arsenal umwenda ubanye n'ikizere yabagiriye nayo cyane kandi ura Pablo ntibazakubeshye ntushobora kuba club je ya Iburayi udafite igikombe kinini cyane muri Europe nibibaho biragoye ibishoboka ntabwo bikunda biragoye cyane hanyuma hari abandi bagize reaction abandi ni benshi ariko se wabacamuka ntabwo ababona mbona abantu benshi bagiye bavuga nawe mbona nacumureya Arsenal ni club nini nacumureya ari we ari kuri stade ya Emirates baramuzi cyane yakinye mu ikipe ya Arsenal ariko no mu kiciro kuri gatatu cyangwa se kwanda rw'imoso nacumureya yavuze ngo ibi ntabwo byantungura nari mbizi neza ko Mikel Arteta haza umunsi akaba umutoza mwiza cyane akavugisha Iburayi akavugisha isi akaba umutoza ukomeye ati mureba
nabonaga yuko izo skills izo karite zo ko yazava umutoza gitangaza rero kuba ibi ngibi ari kujya ageze kuri finali nyuma y'imyaka 20 ari umutoza ugaruye Arsenal ku mukino wa nyuma ku Champions League ibi ngibi mbere na mbere ntabwo nge byantunga kuko nabona nundi nabonaga afite ubwiza cyane cyari ikibazo cy'igihe kandi cyane ubushobozi bwe ahubwo baba barakinanye ahubwo hanyuma mbabaza akabazo gato mbere kwinjira muri match hari abantu bavuga ngo Arteta kuba ageze ku mukino wa nyuma cyane yaciye mu nzira nziza iyo aza guca mu nzira nk'iyo za Paris zirimo ntabwo ari bugaragaza iyi performance. Abandi bakavuga bati Arsenal igaragaje ko ariyo kipe ubungubu ikomeye ku mugabane w'Uburayi. Ariko bakavuga bati izikomeye ku mugabane w'Uburayi zirakina iri joro Arsenal uko yaciye ahantu mu nzira iharuye. Mbo nje mbere na mbere nje ntabwo nemeranya navuga gutyo sibyo. Arsenal kimwe n'andi ma equipe yose ntabwo ari bahitamo tombora, ntabwo ari bahitamo inzira banyuramo bagera kuri finale sibyo. Oya na Arteta abasubije aravuga ati yageze ngeza aha yego hari amakipe akomeye nahuye nayo muri League Phase. Yes ndabyemera cyane. No kuvuga ngo impamvu nemereye kuvuga gutya Antonio ntabwo club ari yihitamo uburyo inzira yayo izaba imeze sibyo. Icya kabiri muri mwaka w'imikino muri Champions League hajemo avantage mbere y'uko se zitangira ukumva yagombaga guharanirwa na buri kipe kuvuga ngo nusohoka ama equipe 8 meza abanza uzaba ufite avantage yuko aho uzagera nyuma yaho ngaho ama equipe yose wasoreje imbere uzajya yagira imikino ya kabiri uri mu rugo sibyo. Iyo na avantage ama equipe yose yarabizi before yuko campaign itangira Champions League sibyo. Gutambwa ngo umuntu araje agize campaign idasanzwe muri League Phase nta mukino numwe atsinzwe niyo club yavuyemo itanganyije match n'imwe ndagira ngo yo harimo na Bayern. Oya Bayern yaratsinzwe na Arsenal yatsinzwe na Arsenal. Bivuga ngo muri League Phase nta match nimwe banganyije baratsinze gusa Arsenal sibyo. Nayo ma equipe yari meza za Bayern Munich baranihuriye bakora statement baratsinda sibyo. Wajya kwa muri kote zose washakira equipe kuyikomeye defensive niyo kipe ngira ngo ibitego bike cyane muri League Phase na kano kanya no kipe ibitego bike cyane muri Champions League sibyo. Icyo bivuga ko League Phase ni 3 knockout ni 2 Leverkusen kimwe na Sporting kimwe ariko na Atletico ni kimwe. Wajya muri attaque ugasanga nimba atari aba kabiri n'aba mbere bari hafi ntabwo ari nga batatu beza cyane muri attaque na muri Champions League mwaka w'imikino sibyo. Kandi nkongera nkavuga ngo nkunda kubivuga hangana nyambisubiremo bino bikombe bya Premier League bya Champions League sibyo. Ntushobora kubitwara udafite kimwe mu kintu gikomeye either meilleur attaque cyangwa meilleur defense kimwe mu byo ugomba kuba ugifite kandi gikomeye niyo utaba ugifite aricyo cya mbere ariko byiza gira kimwe na gisumba ikindi ikindi na cyabi cya kabiri cya gatatu ariko ufite kimwe gikomeye cyane wenda kwenza ibindi byose sibyo. Arsenal ya League Phase idasanzwe izamuka ari kipe convaincre yarahuye nayo makipe za Bayern Munich ihona za Atletico Madrid izamuka ari kipe maze kwemeza Barcelona cyane cya kintu cyayo yaharaniye birangira bibishyize mu mwanya mwiza wo kwanyura mu nzira nziza kuko yarayikoreye ntabwo inzira Arsenal nziza yanyuzemo ntabwo yigwiriye yarayikoreye sibyo. Yavuye muri Phase idafite umukino n'umwe so kugira kano kamagingo yanga rero nkavuga ngo kuba baranyuze muri iyo nzira nziza nuko bari beza muri League Phase bigatuma babona inzira nziza cyane yoroshye suko bari babi cyangwa se byarabagwiririye nuko iyi nzira nziza yoroshye buri kipe nziza yose muri Champions League yose yari bizi neza yuko igomba kubikorera ikava muri League Phase ari nziza kugira ngo yisange mu mwanya mwiza nk'uyu nguyu Arsenal. Antonio reka twinjire muri approach z'abatoza kuri match ya nijoro. Arteta yakiriye match mbere na mbere mwabo icyo bita ambiance y'abafana bari hanze ya Emirates. Rene nabo n'amafutetse kuyakira byari byitezwe ejo twari tunabiganiraho byari byitezwe cyane cyane bangana kuriya yego navuga yego batwika ama fireworks inyuma. Pablo hari ibintu bibiri byateraga kubona ambiance imeze kuriya hari boost bafite muri Premier League hari no kuvuga ngo turi close kugera ku kintu Arsenal itarageraho twebwe tugiye kuri living ibi bihe sibyo. Abafana ba Arsenal uyu munsi bashobora kubaho mu bihe byiza abandi bafana batabayeho sibyo mu gihe gitambutse muri Arsenal bagombaga gukora ambiance muri Premier League hajemo umuyaga Everton yashyizemo umuyaga ihagarika Manchester City amanota 2 Arsenal taking a lead
ubu focus yose yari ku ijoro rya Champions League bagombaga gusunika kandi ni match imwe yari iminota 90 ugahita utegereza tariki 30 Budapest muri Hungria yari iminota 90 yo gutanga buri kimwe bafite guhera ku kwitabira kugera kuri ambiance support yose yashobokaga bagombaga kwitanga muri iriya joro kuko niho hantu sezo yabo ubona yariri cyane kubera ko Premier League byo bisa nkaho babona ko batangiye kubigira mu biganza ahari hakenewe kugira ngo naho bashyiremo itafari ryawo yari mu Champions League. Abantu ntago naheruka kubona abantu nk'abariya kuri Emirates. Emirates yariteguye kugera muri finale. David Raya yavuze ngo n'ubwa mbere mbonye Emirates imeze gutya kuva nagira hano hano. Bro, Emirates yagira kubitiruzura. Jamie Carragher ejo hashize bakima City kimara gutsindwa na Everton. Yaravuze ngo mfite amatsiko yo kureba ejo twavuze mu kiganiro. Cyane. Mfite amatsiko yo kureba atmosphere iza kuza kuri ku kibuga cya Emirates. Bano bantu barabizi neza ko nyuma y'imyaka 20 bafite chance yo kujya ku Champions League usubirayo. Bano bantu barabizi neza ko Premier League yagarutse mu biganza byabo. Iyi morale bafite urinde kubahagarika. Nta muntu wari babaza rwose. Niyo mpamvu atmosphere ku munsi w'ejo Pablo nta muntu wari gutungura bijyanye na situation scenario. Arteta yari afite David Raya mu izamu, afite Ben White kuri kabiri, Carafiori kuri gatatu, Gabriel Magalhaes na Saliba, Declan Rice na Lewis Skelly bakinaga hagati. Yego. Bukayo Saka ku ruhande rumwe urundi Trossard, Eberechieze akina inyuma gato ya Victor Gyökeres. Yego. Mu gihe umutoza Simeone yakiniye ya system n'ubundi yabane babiri. Yarafite Jan Oblak. Jan Oblak nawe akiniye match ya mbere. Yego yari yaje. Barafite Mathieu Rugeri kuri gatatu, Marc Pubil kuri kabiri, David Hanko na Ruben Norma bari Murax, Koke na Marcos Llorente hagati. Simeone na Lukman mu mpande, ubwo Simeone yarafite kuri ari iburyo, Lukman ari ibumoso. Akinisha babiri Griezmann na Alvarez. Cyane. Mbere na mbere Frank icyo bita iyi approach y'umutoza Arteta yari sobanuki iki ku mugoroba nk'ikipe yakiriye twabonye impinduka zigera kuri ebyiri. Trossard waragarutse ushize nyiragorago yabanjemo cyane ndetse na Lewis Skelly na Ricardo Carafiori. Ni iki yatekereje kuri approach? Mbere na mbere credit yo kuri uyu mukino iyi nsinzi ndaza kwishyira mu biganza by'umutoza kwa Mikel Arteta ku mugoroba. Nimba najya kwetinga abantu bagize amanota adasanzwe kuva ku bakinnyi no kugera no ku mutoza, this guy ku mugoroba yagize management idasanzwe cyane y'umukino bijyanye n'itekerezo atanye ndetse no kwasoje umukino muri rusange. Arteta uri mu rugo abizi neza ko difference y'igitego kimwe cyonyine nako makipe bari kunganya ni kimwe kuri kimwe, sibyo? Diego Simeone uko tumuzi uko abayeho Pablo na Antonio sumuntu situation yaba yisangamo sumura biteze guhinduka uko amubonye match banza ni nako match yo turagomba kuza kuba ameze. Hahinduka esprit muri groupe cyangwa se wenda na muri wenda yabahaye, ariko approach uko akina umukino we ni kintu kiba gisa kidahinduka. Ejo mu kiganiro gibuka narahanga ndavuga ni match banza yakoze amakosa y'ikintu cyamukarifiye kuri match ya Barcelona, arakirengagiza kuri match y'ikipe ya Arsenal kiranamukostinga bimuviramo kutitwa neza anganya match kimwe kuri kimwe. Ndavuga ni kuri systeme bane babiri Simeone uvuga uti mfite umwuka wose banje mu mpande, Juliano Simeone wihuta, Ademola Lookman umunya Nigeria, sibyo? Mfite hagati mu kibuga kapitani Koke nundi mukinyi ugomba kuza kuba uri alongside yiwe. Aho ngaho match banze no hano ejo navuze ni biri mu bintu byamukostinze mu kwibeshya guhitamo ngo ninde uza kuza kuri hagati ya kapitani Koke. Koke no mukinyi bano bakinyi ba Koke no muri baba Espanyol, sibyo? Si ba bantu uzasanga bagaragaye kubira action muri match cyane. Turi kujyana Antonio. Yego. Koke imyaka yose maze muri Espagne muri Atletico umupira ku cyenge yamugezeho afite ukoresha, sibyo? Icyo bita ku maintaininga level mu kino hagati mu cyo gutanga stability hagati mu kino ku Espanyol ni ikintu bakora kandi bumva neza cyane afite umupira ijana ku ijana bazi gukoresha umupira cyane. Iyo ufite umuntu nk'uwo rero ubizi neza ko Cote Foro ya mbere iyo afite umupira araza gukora igitangazo, sibyo? Ukabizi neza ko system ugiye gukina cyangwa se approach ugiye gukina umukino uraza kumara umwanya munini udafite umupira, uraza gukinira nde alongside yiwe. Match ibanza yazanye Johnny Cardoso niwe akinye hagati mu kibuga alongside Koke. Cardoso nawe ni copy and paste na Koke
umupira wamugezeho araza kuba igitangaza uri kumva ariko kuwushaka ntabwo afite uwo mwuka kuwirukaho wo kuza kwirukankaho cyane iminota 90. ni nayo mpamvu match ibanza kuri Barcelona ya kimwe cya kane kirangiza uwitwa Llorente yagize match idasanzwe yaba match ibanza ndetse na match retour. Llorente ni umusore ubundi yumva nk'umufullback sibyo ashaka gukina wing ibumoso, ashaka gukina wing yose yataka, ashaka no gukina wing yose asa nk'uwugarira. nuvuga ngo umwuka arawufite, icyo ni cyambere, afite imbaraga z'umubiri, afite speed yo kwiruka gushakisha umupira, icyo bijyanye naho hanakira ijana ku ijana cyane hanasaba umwuka. kuvuga ngo match ibanza rero ko yari yinye service za Llorente hagati mu kibuga agafata Cordos ndetse na Koke baza kuza kuba yakina n'afite umupira, sinzi ko bari kuza kuba excellent ku mupira kurenza Declan na Zubimendi na Odegaard, biragoye. Match ibanza yakoze fopa. Retour rero nari ngiteze yuko yere kuza kugikosora, akazanira Llorente hagati mu kibuga, mwiza muri pressing, mwiza mu ngufu, mwiza mu gushaka umupira, akaza gufasha Koke. Icyo kintu yagikoze kandi koko cyari cyo cyabongereye imbaraga cyane, byari byiza. Nkahita mvuga ni umutoza Mikel Arteta sasa wahise ubona akavuga ati nimba ari Llorente aje hagati mu kibuga, cya kintu cy'umuvuduko ya pace ya pressing hagati mu kibuga, gushakisha umupira tuwufite, bashyizemo intare, bashyizemo umuntu uza kuza kujya gute bita pressing cyane, kuza gukupa ayo ma transaction yacu hagati mu kibuga. Ese uyu munsi wa none computer Declan Rice namaze kubona yuko umunsi wa none musubije inyuma kuri gatandatu ya mbere muri kuri Zubimendi. Ese alongside Rice nyine profile y'umuntu meze gute? Ese ne Zubimendi nawe mwiza mu gukina umupira cyane, uri kumva? Cyangwa nyene umuntu nawe w'imbaraga z'umubiri, uri kumva? Udafite ubwo bwoba, uri kumva? Uza kuza gushwanyaguza izo duel z'abamakosi Llorente. Mwiruke match ya Fulham, witwa Lewis Skelly ari mu bantu bagize match idasanzwe gitangaza cyane. Uyu mwana ku myaka 19 afite, ndabyibuka sezo yatambutse ishize Declan yaravuze ngo kuva nabera ku myaka 19 uburyo ari fearless, uburyo adatinya atagira ubwoba cyane, yiyangaje, ni igitangaza, ni kaidasa ngo kumwana muto nk'uyu nguyu sibyo. Mumurebe neza, ni umusore atinya kujya mu madire y'abasore batatu hagati mu kibuga, ni umusore yivana muri situation byoroshye cyane, uri kumva? Nuko ku mugoroba yaramukene miki ari cyo nyimbona yihaye kandi byari byiza kuri mediane ya Llorente ndetse na Koke sibyo. Ukeneye umuntu uza kuza kuguhereza iyo composure and control. Kwera ko Rice araza kuba ari inyuma, ariko se no mu gihe byango ko Rice azamuka nindura sigara fite wa muntu kuza gusigara, ariko se no mu gihe kuza kubona umupira araza kwivana muri situation bimworoheye cyane. Mwibuke Arsenal imaze iminsi sufromezi nk'abira ashize atambutse, twabivuze ahangaha yabaga ifite Zubi hagati, Zubimendi kuri nimero 6 ari mu bantu mu byange mu byemere, utabyumva uko sinzi uko abyumva. Ingufu ari mu bantu ingufu ni ikibazo, ingufu z'umubiri biri muntu byako Zubimendi suko atari umupira kuko technically ubibona mu ntangiriro ze za sezo, ariko bijyanye n'ingufu no gutinda muri ibyo bintu wabikora bingana iki cyane uyu munsi nejo. Zubimendi suko ushozi bwe bwatakaye no. Zubimendi aracyari wa wundi, ariko uko agaragara n'imiterere ye, please this guy ni sezo ya mbere muri Premier League sibyo cyane. Biragoye ku mwaka wa mbere uvuye muri Champions Espagne, si benshi abikora gutyo. Ushaka kuza kuri time yo gushaka igikombe cya championnat, umbwiye ngo kutangira umwaka w'imikino ni nakuza usoza umeze, biragoye. Zubimendi kimwe mu bintu bya mbere ko atagira n'umusimbura ntawe Arsenal muri competition zose bakina, kimwe mu bintu bya mbere yarose cyangwa se yaruzinze, agira Norgard yaruzinze imbaraga z'umubiri, akina nyine aramufite ariko ntajyejyamo cyane. Ingufu za Zubimendi biri mu bintu byamubuzemo cyangwa se yatakaje. Kandi kuri match zifite tempo cyangwa se pressure imeze gutya, habakeneye n'ingufu, habakeneye ingufu, umuntu uza kuza nyine kuba atangwa mutuzo iyo stability hagati mu kibuga. Twabonye mwana witwa Skelly ahereza ubw'inyagamburo Rice mu gihe cyose azamutse, tubona Skelly mu gihe cyose azamutse Rice umusigara nyuma neza cyane, bikaza kwa bibyara amata n'amavuta. Mu yandi magambo, urugamba rwo hagati mu kibuga, Mikel Arteta kuzana Skelly hagati mu kibuga akira Zubimendi mbere na mbere yarutsinze. Icya kabiri, izamo rya Trossard ugashiranza Gabriel Martinelli, bisobanuye iki? Ku ikipe ngiye gukina adversaire yitwa Atletico Madrid iza kuza kumara umwanya munini cyane idafite umupira sibyo cyane. Mfite Eberechi Eze, kapitani wanjye Martin Odegaard ntago ari fit sampusa ko yatangira no match mu byange mu byemere. Odegaard yaza kuza ko ari fit gutangira no game rwose, Odegaard cyane ari gutangira match, uri kumva? Mfite Eberechi Eze wakihutisha umukino sibyo, ariko se
ninza kuza gukenera wa muntu wanagumana umupira mu gihe cyanjye gisatire cyangwa se cyataka ndaza kwa mfite iyo karite. Ese ni ntunga Ebeches na Martinelli ko bombi mbabona ni ikintu cyo kuvuga ngo nta muntu byibuze wagumana umupira niyo by'amasegonda 40 byibuze nka creating iyo shaka cyangwa se iyo space kubataka ya Bukayo Saka na Gyökeres byiye tubona umwanya wo gutsindiramo. Ni nayo mpamvu Leandro Trossard mu Birigi imwe muri gift Imana yamuhaye zimwe muri kayita afite umupira ku kirenge ko mukuraho biragoye. ariko nanone Martinelli amurusha kudefanda nibyo nakubwiraga nyine. Nuvuga ngo muhangero z'umukino mbere na mbere Arsenal cyesha wari ukeneye gukoresha umupira ufite kuko Atletico mbe irabizi neza ko iri hanze iraza gusubira inyuma iraba yatinye iraza kuba yatinye aho iri butinyukire uracya Martinelli nkavuga ijana ku ijana. Mikel Arteta kuri approach n'amahitamo yakoze ku mugoroba yizi no match mu buryo buri excellent anagobekamo n'akantu burangira indi fact nshobora gushyiramo hano hantu ibura rya Hikampi niho abantu bari kuvuga bati Hikampi rumaze iminsi afasha neza defensively bro kuki yazanye Karafiori ndetse asa n'ubikora asa n'ugaruye ya kipe yatsinze Fulham yego bano batoza Antonio niyo mvuga nti rimwe na rimwe kugira ngo ugere ku level yo gutoza kimwe cya kabiri cya Champions League suko yabyakugwiririye ntibibaho ntego ntago bishoboka sibyo yicaza Hikampi akicaza Martinelli akicaza na Kana Zubimendi kuri match ya Fulham ntugiye ngo Diego Simeone wasoze match yiwe ya La Liga akabona ko Mikel Arteta uri kumva yicaje batatu basanzwe babanzamo yarabizi neza yuko Arteta ari kubategura kubanza kuri match ya Atletico Madrid kwa kabiri turi kujyana of course ni ibintu bigaragara yahise abitegura. nimba wicaje Martinez Zubimendi ndetse na Hikampi uri gushaka no kubaruhura uri gushaka igikombe yarazi ari kubaruhura uri gushaka igikombe attention uri kubaruhura kutangira kuri match yanjye kwa kabiri. Arteta akavuga ati uyu munsi nimba Karafiori agize match dasanzwe kuri Fulham sibyo nkambizi neza ko n'ubundi uyu munsi wano Karafiori izi match kuzikina si gitanga so kandi ari mustate n'ubundi kuri sibyo adversaire nimba yiteze ko ari buze Hikampi adversaire nimba yiteze ko yibuze Kana kabaruhutse match shize kandi nabo bakabagize match rukishize ya Fulham nze cyane why not ntabazamuye confiance nkabatangiza no match yo kuri mugoroba cyane ko aba Karafiori cyangwa se Hikampi bomba ari beza amahitamo yose wakwana wakuveba cyane. nkavuga none abatoza bose bajya hano hantu bafite ikintu bita amakarita bakina kandi rimwe n'imwe nabyara umusaruro. Nkavuga ni tactically n'amahitamo kuki umutoza yihaye ku mugoroba washize mu gutangira umukino Arteta 100% njye kwita cyanjye yanyemeje kandi byari gize jyana muhiri. Antonio nawe hari icyo wavuga kuri izo approach zombi bira kwinjira noneho mu kibuga mu gice cyane. Ikintu cya mbere kidasanzwe buriya na kundiye Mikel Arteta no kuzana Skelly mu kibuga. Lewis Skelly niba ari ikintu kigezweho muri iyi minsi uyu mupira wa none no kuba ufite umuntu umeze nka Rice umeze nka Rodri umeze nka Casemiro ukamwongeraho undi muhungu ushobora gukina ushaka kugumana umupira urumva waratanga umutoza ariko ushaka no gukora amatekonizi ari imbere ari offensive. Skelly ndibuka kuri match ibanza ari umupira yahaye Martinelli aciye muri mediani yose ya Atletico Madrid umupira wereza Gabriel Martinelli akira mu izamu kuri passe imwe binahuje n'ibyo Frank yavuze nibyo ba Declan Rice bagiye bamutangaza hose zitambutse. Uyu ni umuhungu wiyangaje urebye Nico Riley iyo ari muri Manchester City icyo atanga yegeranye na Rodri. Lewis Skelly no muri development ye azamuka uyu muhungu yari umediateur cyane ni yari gukina kuri gatatu mu busanzwe Arteta yagiye yatangiye kubipema kuri